Hari ikintu njyewe nibaza, abagabo benshi bazamuka kubera abagore babo, ariko bamara kuzamuka bageze iyo bajya ugasanga birengagije abagore babo. Ese ubwo ngubwo ni ukubera iki? Birababaje cyane kubona abantu babana bakennye, ariko bamara kugira ubushobozi aho kugira ngo babane neza, ahubwo akaba aribwo batandukana ukumva ngo za divorce, ngo uyu munsi divorce, uyu munsi kwa Mutabazi divorce, ejo kwa Meya divorce. Noneho umumeya ugasanga ari kubabaza umuntu wize amategeko, akabaza amategeko neza ijana ku ijana, ni gute ayica abishaka kandi akayakandamisha? Umuntu yize amategeko azi icyo amategeko avuga ku bashakanye, azi icyo amategeko avuga ku muryango, ariko akayica abishaka. Uri umugabo, Imana yakugiriye neza, iguhaye umugore, iguhaye abana barenze 5. Ugeze igihe utangiye kubona ko wa mugore ashaje, ugiye kwishakira ngo ushaka abadiyasipora. Utabazi ngo ushaka abadiyasipora. Reka mbabwire, iyi ni imivumo muba muri kuzana. Wowe Mutabazi n'abandi bapasiteri bameze nkawe, nimwe mwatumye insengero bazifunga pe! Rwose tutabeshye, tutabeshyanye, simfe na wa muhanuzi ejo bundi ngo warose ngo hari abakozi b'Imana ngo Imana ngo yaciye. Ni ukuri reka mbabwire, nimwe mwatumye insengero zifungwa, ni mwebwe mwateje insengero leta, ni mwebwe mwatumye nako n'Imana yazifunze kubera amabi yanyu. Umuntu afite abana 5, afite umugore, ngo uwo mugore ngo ntabwo bakiri mu rwego rumwe, ngo imitekerereze ngo ntabwo ngo igihura. Ese iyo mitekerereze itagihura kubera mufite abana 5, iyo mitekerereze yaje ite? Ese uko gusenya urugo kwaje nyuma y'uko mubyara abana bangahe, uri meya, uri umuntu ukomeye, ibyo biba byaje biti? Mujye musenga mwirukana abo badayimoni mu izina rya Yesu.